Yesu ashimwe bene data. Ni Foster Apotre Aloys ugarutse nanone. Twaganiriye mu gice cya mbere mu rugendo rwacu rw'umurimo w'Imana no kubasangiza raporo ya misiyo tubamo mu gihugu cya Norvège. Intego nanone no kugira ngo dusengere, dushyigikire, dukomeze dukoresha amagambo y'Imana, yego, kandi urushaho gusengera umurimo w'Imana dukora, kuko ntitwashobora turi twenyine. Akacu naga contribution gatoya, ariko the body of Christ, umubiri wa Kristo ni munini. Impamvu twifuje kubasanga tukabaganiriza cyane cyane mwebwe mwumva ururimi rwacu. Reka rero dusenge tuganire mu gice cya kabiri. Uwiteka Mana, uri Imana ikomeye kandi Imana igira neza, tugushimiye ko ugiye kuduha umwanya wo kuganira. Mwami Yesu Kristo, dushimye uko byagenze mu kiganiro cya mbere, waduhaye umugisha muri kiriya kiganiro n'abakibonye. Mwami Yesu Kristo, turabasengeye kugira ngo abifuza nabo bumva bagira umuhamagaro w'imisiyo, bibatere imbaraga, bibatere gutinyuka. Niba twaratinyutse tukaza mu bihugu by'amahanga tugakora umurimo wawe, Mwami Yesu, hari abandi uri gutuma mu bihugu bitaragera mu butumwa bwiza, hari abandi uri gutuma mu bihugu bya Afurika, hari abandi uri gutuma muri Aziya, hari n'abandi uri gutuma mu ntara z'ibihugu byabo batabanje kujya mu mahanga, kuko hari aho ubutumwa bwiza tutari bwagera. Mwami Yesu, turasenga kugira ngo iminsi nk'iyi uhembure umurimo wawe, utuma abakozi bawe, niwe wavuze ibisarurwa ari byinshi ariko ngo abasaruzi babaye bakeya. Mwami Yesu, wongera abasaruzi mu izina rya Yesu, amen, amen. Uyu munsi nifuje kubaganiriza nanone. Uyu munsi ndashaka ko tuganira kuri spiritual state ya Norway, mbese uburyo bw'umwuka, uburyo Norway ibayeho, hameze gute aho hantu Imana yadutumye. Mu gice cya mbere nababwiye amateka y'imyizerere muri Norway, mbabwira uburyo idini na leta byabaye ikintu kimwe ku myaka myinshi, kuzageza hagiyeho itegeko rishyashya muri 2012. Iryo tegeko rihurirana nuko natwe dutangiye umurimo w'Imana muri kino gihugu. Ibyo twabivuzeho mu gice cya mbere, ariko noneho konsekanse zabyo zabaye izihe? Konsekanse rero zabaye izi ngizi. Umurimo w'Imana muri Norvège wagiye uba idini mu buryo abantu bose bitirirwa idini rya leta rya Kiruteri, baba bajya gusenga cyangwa se baba batajyayo, bose bakaba banditse mu idini rya leta. Ikindi, abapasiteri, abapurisite b'iryo dini bagahembwa na leta. Ibyo rero bivuze ko igihe hagiye habaho gucika intege mu ivugabutumwa, ntacyo byatwaraga umushahara wa pasiteri, wa bishopu, kuko n'ubundi umushahara wabo uva muri leta. Ubu rero haza abantu 5, haza abantu 10, hatagira uwuza apfa kuba yarize amashuri ahagije asabwa na leta, akaba araho akazi na leta, umushahara we mwiza, kubera ko kuba pasiteri mu kino gihugu rwose mu itorero ry'abaruteri ni umurimo mwiza cyane, urenze average salary, uri hejuru rwose mu bantu baba elite mu gihugu. Navuga ko abakozi b'Imana baba barimo, ba bishop bo baba bari mu rwego rwubashywe cyane, kandi na income zabo zose ziri hejuru. Noneho rero waho bafekise umupasiteri, umupurisite, akaba ashinzwe urusengero uru n'uru aho hantu,
aba anashinzwe gushyingura abantu bose bitavye Imana muri ako gace. Uvuga ko iyo umuntu yitavye Imana kwa muganga bahita bahamagara prieste wa mwako gace akaba ari buza gukomeza umuryango. Uvuga ngo prieste aba afite ibiro kw'itorero ahakorera, ariko haba hari n'ibiro vyihariye kwa muganga vyateguriwe umupasiteri wo mwako gace kugira ngo aze igihe cyose hagize abarwayi bakeneye bagasaba bati turifuza kuba twavugana n'umuprieste cyangwa se umupasiteri. Icyo gihe bahita bamumenyesha ko abo bamukeneye, agahita aza muri ofisi y'aho ngaho kwa muganga akihanganisha ya miryango imukeneye. Byose bigendera ukuba ari wowe ubisabye, ntawe ugusunika, ntawe ukwibutsa cyangwa bikugiremo inama ngo turabona urembye ngahari hamagaza umuprieste. Ni wowe bivamo ukavuga ko umwifuza, nawe akaza akagufasha gusenga ndetse no kukugira inama no kugufasha kuguherekeza nyine mu bubabare se, cyangwa niba uri kwitaba Imana muri urwo rugendo nyine rugana kuva mu mubiri. Abo bantu rero baba ari abantu bize teoloji mu rwego rwo hejuru, bakiga imibereho y'abantu n'imibanire y'abantu muri za sociology, ariko usanga mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwo kwizera ibitangaza no kubivugaho rwose bisa nkaho byazimye. Mu yandi magambo, ni ukuri biragoye kugira ngo uzumve yabwira wa murwayi ngo reka dusenge Imana igira ibyo ihindura, kuko akenshi nawe ubwe aba atakibuka yuko Imana iriho uyu munsi kandi ibasha gukora mu isi ya none, uko twabisomaga muri Bibiliya ngo bibe ari nabyo twizera ko Imana yabikora uyu munsi. Ahubwo ukazasanga nyuma y'imyaka myinshi itorero ryarabaye rya leta, abakozi b'Imana barabaye abakozi ba leta, barize bino bintu cyane, bijya mu mutwe, barabifata, baba bahanga cyane, babimenya mu Kigiriki, babimenya mu Giheburayo, bamenya amateka, bamenya Ikilatini, bamenya Ikigiriki, bamenya igifilozofiya cyose, bagira ubwenge butangaje. Ariko iki gitabo gihinduka igitabo cy'amateka nk'ibindi bitabo by'abahanga. Noneho rero kubera nyine yuko nta na motivasiyo yindi ituma bagomba kuvuga ubutumwa, ivugabutumwa rigenda risubira inyuma, kwizera kw'abantu kugenda guhinduka kese prive. Ibyo kwizera biva mu buzima public, bihinduka ibintu byo mu mitima y'abantu no mu nzu zabo, ariko ntibivugwe ku buryo bw'umugaragaro. Noneho prieste agakora umurimo wo kwita ku baje bamusanga, abataje akazabategereza abapfa bakazahurira nawe kubashyingura. Kandi ubwo kubashyingura naho habaga nyine hari aho basinya ko umurimo wakozwe, leta nabwo igahemba igahemba wa mukozi nyine wagiye guherekeza wa. Kubera rero yuko imibanire y'abantu yagiye iba mike, uko bagiye bari ku busabane bwo mu itorero, bakari ku busabane bwo gusenga, ni nako n'ubusabane hagati y'abantu bwagiye buba buke. Abantu biyegurira gukora cyane, biyegurira inganda, noneho time iba money, umwanya uba amafaranga,
ubusabane hagati y'abantu buragenda buke burakendera, abaturanyi ntibamenyane, abana ntibatindane n'ababyeyi kuko buri wese abyuka agenda, bakaza bananiwe, none ugasanga imibanire hagati y'abantu ibaye mike. Ibyo rero bigatuma Kristo bimwongerera akazi wa mupasiteri, kubera yuko akenshi iyo umuntu yitavye Imana aba adafite abe bamwegereye, cyangwa se kubera ko atabanye n'abandi, ukazasanga nyine nabo nta umwibutse, nta n'ubimenye ko yarwaye, nta n'ubimenye ko yitavye Imana. Usanga hari igihe wa mukozi w'Imana ajya gushingura umuntu ari kumwe na bariya abantu bakora akazi ko gushingura, bafite kampani zishingura, wenda hari nk'abana b'uwo muntu basa afite umugore cyangwa se afite umugabo, cyangwa se hari imiryango mike. Ariko nagiye mbona ubuhamya mpabwa n'abapasiteri bagenzi banjye bambwira ko hari naho bajya gushingura bakazasanga bari bonyine, ukazasanga ari kumwe na bariya abantu baje gushingura umurambo, nabo icyo gihe bahembwa na leta, kubera ko wa muntu aba yagiye nyine, hanyuma bakaba batazi uwo baje gushingura kuko bababwiye ngo aha naho hapfuye umuntu, ariko wa muntu ntibamuzi, ntibigeze bamumenya, bakaza ku kazi baje kumushyingura. Purisite nawe wa mupasiteri nawe yaje aho ngaho aje ku kazi, wa muntu ntiyigeze amumenya, ntiyigeze aba umukristo w'itorero rye, gusa ari mu kazi. Ni ukuvuga ngo abantu bose bari mu kazi bagahurira ku murambo w'umuntu batazi, bakamushyingura. Bitavuze ngo uwo muntu ntagira abi, ahubwo hari impamvu nyinshi zishobora kuba zaratandukanyije uyu muntu nabe, ahari ntiyagiye asabana, cyangwa se yavuye iwabo yizira mu mijyi, ntiyongera kugirana relation n'abantu be. Ni ukuvuga ngo amakosa yabyo ntiwayashakira gusa ku bataje gutabara uyu muntu, ahubwo wanayashakira uburyo uyu muntu nawe yabanye n'abandi. Ubu rero nk'abamisiyoneri dufite umurimo ukomeye cyane, kuko dufite umurimo wo gusibura ibintu byasibye, kuko siko byahoze. Kera bahoze bizera Imana iri a living God, bavuga ubutumwa, bagira ubwo bohereza abamisiyoneri hanze. Tubimenya cyane iyo duhuye n'abasaza bakuze cyane n'abakecuru, benshi muri bo bamaze kujya mu ngo, mu mazu yita ku bakecuru n'abasaza, barashaje, bibuka ibihe by'ububyutse bigeze kugira. Ariko bakatubwira ngo hari ubuhanuzi bagendana, Imana yarababwiye ngo Imana ngo izagera igihe bibuke, ngo izane abantu bavuye mu mahanga ngo baze kubabwiriza ubutumwa bwiza, ibihugu byabo byongere bigire ububyutse. Rero iyo batubonye bajya batubaza, batubanza ari mwebwe Imana yatubwiye. Ni ukuri twaje turi mu mugambi w'Imana. Mbibwira abo dusengana n'abo dukorana umurimo ndetse n'abandi bakozi b'Imana bagenzi banjye, ntabwo turi hano kubera impamvu zindi. Imibereho n'abiwacu barayifite, n'abatuye ahandi barayifite. Nta n'imibereho idasanzwe irenze wavuga ngo washakira ino. Yego haba amashuri abana bakiga, ariko n'ahandi bariga, nta kintu kibino abandi nabo batagira. Impamvu yonyine itumye dutuye ni ukugira ngo tuzavuge Yesu kandi tumuvuge neza mu bantu bamwibagiwe. Ducane ibicaniro byazimye, tugarure imbaraga z'ijuru, abantu babone demonstration y'ukuboko kw'Imana. Imana iriho ishaka uwo yakoresha kugira ngo yongere ihumure amaso, abantu bibuke
umurimo wacu ni umurimo woroshye, ni umurimo wo kwibutsa, kuko abantu bari bazi Imana, ndetse abantu batuye bino bihugu ntabyo tubabwiriza bwa mbere, ahubwo twaje kugira ngo tubibutse. Icya kabiri, Imana yatuzanye kugira ngo twongere tubyutse passion y'ivugabutumwa izanwa gusa no kuzura umwuka we. Aha ndagira ngo bene data muri hirya no hino mu matorero yuzuye umwuka wera, mu bihugu byemera kuzura umwuka wera n'impano z'Imana, mudusengere kugira ngo mu gihugu cya Norvege Imana imanure imbaraga zayo ku bakozi b'Imana, ku matorero yacu ari gukorera mu gihugu cya Norvege. Amagambo ntiyagira icyo akora kuri bano bantu, kuko amagambo barayumvise, baranayazi kuturusha. Icyagira icyo gikora gusa ni demonstration iherekeza ya magambo y'Imana, kugira ngo Imana ive mu byanditswe, ive mu bitabo, Imana yigaragaza. Gishimishije kandi kiturema umutima niki, nuko Imana tutarabaroya bayo ngo twaje kwiburanira, nta nubwo turi abavugizi b'Imana, kuko Imana ifitwe akanwa kayo, irishoboye, irihagije, ibasha kwivugira. Icyacu ni ukugira ngo tuyitize imibiri yacu, tuyitize indimi zacu, akanwa kacu, twasame Imana yivugira. Dutangaze Yesu Kristo nawe aprofite, amanuke akore demonstration kugira ngo bamenye yuko ahari. Dukomeze dusenge kandi mukomeze mudusengere. Iyo niyo misiyo turimo, iyo niyo misiyo yatuzanye, kandi nibyo turiho dukora, kandi turabona ubuntu bw'Imana. Wakwibaza wese ni ukubera iki dukomeje cyane kwibanda cyangwa se guterana turi abanyamahanga n'ubundi, kandi twaraje mu gihugu cya misiyo? Abantu benshi bibaza icyo kibazo. Bene data, imyaka tumaze ni mikeya ugereranije n'ubuhenebere bwabaye muri bino bihugu. Ubu rero byasabye ko tubanza kwisuganya kugira ngo abamisiyoneri Imana yohereje babonye ukuboko kw'Imana mu buryo butandukanye. Ibi ndabivuga kubera ko nitugera muri session aho nzatangira kubabwira ibyo Imana iri kudukorera, demonstration y'ibintu Imana iri gukora hagati muri twebwe, nibwo muzumva ukuboko kw'Imana, mukamenya ko dufite impamvu yo kuvuga Yesu, ntidushobora kubyihererana. Yatubereye too good to keep quiet, yatubereye mwiza cyane ku buryo tudashobora kwiyumanganya, tudashobora guceceka. Tuzaganira, tuzabaha ubuhamya bw'ibyo Imana iri gukora, kandi mujye mutwandikira muri comment, mudukumbuze, mutubwire ubuhamya bw'ibyo Imana iri kubakorera, natwe dukomere kandi dukomezanye. Imwe rero muri misiyo yacu ni ukugira ngo twuzuze ya Great Commission, tubwirize ubutumwa bwiza amahanga yose, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira muri Matayo 28 uhereye ku murongo waho wa 16 kumeruka 19 18 cyane cyane kugeza kuri 20, ngo mugende mu mahanga yose. Twaragiye mu mahanga Imana yadutumye, ariko ikiri specific mu buryo bwa Norvege tugisanga actually mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 17. Byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 17, ngiye gusoma uyu murongo 17 kuva ku murongo wa 22. Ibyakozwe n'intumwa igice cyaho ni cya 17 kuva ku murongo wa 22. Ngiye kubabwira ikiri particular, mbasaba ko dusengera mu gihugu cya Norvege. Haravuga ngo nuko Paulo ahagarara hagati ya Areopago, aravuga ati, bagabo b'Abanyetenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda
mu by'idini. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Amen. Aha Pawulo yari ageze muri Atenayi. Agezeyo agendagenda muri Atenayi, aza ngo kubona ibicaniro by'ibyo basengaga. Ni ukuvuga ngo bari bafite imana zitandukanye, bari bafite ibicaniro bijyanye n'ibyo bizeye. Noneho ngo ibyo bicaniro bakandikaho amazina y'imana zabo basengaga. Ariko ngo aza kubona igicaniro banditseho ngo Imana itazwi. Ni igitangaza uburyo Imana ijya yisigariza akantu k'akamuri mu mitima yuzuye umwijima. Imana ijya yihishura ubwayo, nta mumisiyoneri wari wakandagira ahantu. Niyo mpamvu ni opinion yanjye, ni imyizerere yanjye, ko Imana yihishuriye Abanyarwanda, yihishuriye Abarundi, yihishuriye Abanyekongo, yihishuriye Abanyafurika muri rusange. Nta bwato burazana Abanyaburayi, abamisiyoneri ba mbere batarahakandagira. Ntabwo bivuze ko twari Imana lesi, tutagiraga Imana ato. Kuko Imana igira uburyo yihishuriye Aburahamu iwabo mu bigirwamana. Imana iramwihishurira, irangije iramuhamagara. Nta mumisiyoneri uvuye hanze ngo aze amugereho. Nibaza ko no mu mitima y'Abanyarwanda tuyita ishobora byose, tuyita Imana ibyara, tuyita rurema, nuko hari ikintu cyari mu mitima yacu tutabasha guha izina, tutabasha hari tudafitiye ibyanditswe, tudafitiye description y'uburyo bw'ubuhanga tugereranyije n'isi ya none. Ariko mu mitima ndani imbere harimo urumuri rw'Imana. Aba nabo nubwo bari hagati mu bigirwamana, mu buyobe bukomeye muri Atenayi, ariko Imana ntiyaretse icyo kibuga ngo kibe umwijima gusa. Yahisemo kubihishurira. Noneho bubaka igicaniro, baravuga ngo ibindi bicaniro imana zabyo turazizi, ariko iki gicaniro ni icy'Imana dukabakaba ntitumenye iyo ari yo, dutekerezaho ntikwire mu bwenge bwacu, dukura ibyayo bikaturenga. Bakita igicaniro cy'Imana itazwi. Pawulo ahagarara kuri cyo, arababwira ngo iriya Mana rero niyo naje kubabwira. Sinje gutangira zero, ahubwo iriya yabihishuriye mukavuga ngo ni Imana itazwi, itamenywa, niyo yantumye ngo ninze nibabwire. Bene hano muri Norvege twazanywe no kubabwira Imana bibagiwe. Hari igicaniro, haje ibigirwamana byinshi bizanwa n'isi ya none, bizanwa n'ubuhenebere no kwibagirwa Imana no guta iby'Imana. Abantu bakizera ubutunzi, bakizera sayanse, bakizera imbaraga z'umwana w'umuntu, bagasuzugura iby'Imana, bakabifata nk'ibitariho. Ariko muri kino gihugu haracyari igicaniro cy'Imana gusa. Ya Mana yabaye Imana yibagiranye.
umurimo wacu uri simple and direct. Ni umurimo wo kugira ngo dusibure cya gicaniro cya ya mana nzima, tubabwire ngo Imana y'abasokuruza banyu mwibagiwe iriho irabahamagara. Turiho turikusanya, turiho turasenga kugira ngo cya gicaniro kibanze kidukorere twebwe ubwacu, kuko ntitwazabwira Abanoruveji, Abasweduwa, Abaskandinavi, Abanyaburayi Imana y'igicaniro tutasobanukiwe, kitadukoreye natwe mu buzima bwacu. Turiho turakongeza cya gicaniro mu buryo bw'amasengesho, turakongeza igicaniro. Impamvu tugira amasengesho ku minsi itandukanye, turagira ngo dufashe gusenga. Turakangurira abakristo muri Norvege, nimwegerane dusenga Imana. Turakangurira abamisiyoneri muri Norvege, twegerane dusenga Imana. Ntibizashoboka na rimwe kuvuga ubutumwa bw'amagambo, dukeneye imbaraga z'Imana. Ntituzavuga igicaniro bibagiwe, natwe tutarakibona cyaka muri twe. Ntituzavuga Imana tutabonye hagati muri. Turi rero muri iyo periyode yo kugira ngo dushake Imana ubwacu muri kino gihugu, twikusanye noneho tube itimu iri indivisible, itagira amacakubiri, itagira utuntu tw'udutiribwa muri yo, itagira utuntu twironda, itagira izindi nyungu, kubera ko inyungu muri kino gihugu ni nyinshi ku buryo abakurikira inyungu bayoba rwose bakaba muri bino bintu batabibamo. Imana irashaka abadafite izindi nyungu uretse ubwami bw'Imana, kugira ngo ijuru ryunguke, gehinomu ikuzimu hahombe. Benshi bumva ubutumwa bwiza buherekejwe n'imbaraga z'Imana, bibuke eko, bibuke nyiramubande y'ijwi ry'Imana. Imana yavuganye n'abasokuruza babo. Ni ngombwa rero ngo mudusengere kugira ngo Imana ikomeze kugenda itwishurira. Turacyameze nka Mose ari kubona cya gihuru kiri gusha, Imana iracyatubwira ngo iri yera, ariko turi hafi koherezwa imbere ya Farawo. Turacyitunganya, turacyakwetura inkweto zacu, ariko iminsi ni mikeya Imana ikatwohereza imbere ya Farawo, tukamubwira ngo ubwoko bw'Imana birakwiriye ngo bugaruke kuri yo, kugira ngo bongere kuyihimbaza, bongere biturire ibitambo. Murakoze kudusengera, murakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Reka dusoze dusenga. Uwiteka Mana, turagushimye, tuguhaye icyubahiro kubw'iki gice, kandi Yesu Kristo dusengeye abazakurikira buno butumwa n'abazakurikira iki kiganiro, bakomereshe Mwami umuhamagaro wabo, bafite Mwami umuhamagaro wo kudusengera, ubahagurutsa ari benshi Mwami. Baratubwiye ngo uzahagurutsa abagabo n'abagore bo kudushyigikira, tutazi tutamenye. Minsi tuyirimo turabakeneye Mwami. Hagurutsa abagabo batarapfukamira Bayali, hagurutsa abagabo bakunda Umwami Yesu Kristo n'abagore bakunda Umwami Yesu Kristo. Mwami Yesu Kristo, babandi bakorera Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, niyo Mana yadutumye, niyo Mana ya Mose, niyo Mana ya Dawidi, niyo Mana yacu, niyo Mana yatuzanye muri kino gihugu, niyo Mana tuvuga, niyo Mana tubwira Abanoruveje, niyo Mana tuzabwira Abanyaburayi. Hagurutsa abagabo n'abagore bayimenye, bakunze kwaguka k'umurimo w'Imana mu gihugu cya Norvege, bahagurukirize kudushyigikira. Urakoze ko twumvise, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abagire neza. Shalom shalom.